nongeye kugusuhuza muvandimwe, tujye gukomeza twiga ibyigisho byacu kuri uyu munsi wa kabiri w'amateraniro yacu. Imana iduhana umugisha. Imana yasezeranye umugisha ku bantu baha umwanya ndetse n'agaciro ijambo ryayo, kuko iyo usomye mu gitabo mu rwandiko rwa kabiri intumwa Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3:16 yaramubwiye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Rero ubwo ijambo ry'Imana ritubumburiwe, reka buri muntu wese akoresha aya mahirwe afite kugira ngo niba ari uguhumeka kw'Imana rigire icyo rikorera ubugingo bwe. Imana ivuga iri jambo n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Ikibazo ukwiriye kwibaza nanjye nkakibaza, ese ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, ko Imana yaremye umuntu atunganye, ko Imana yaremye umuntu afite ibyangombwa byose nk'uko twabibonye mu cyigisho cyabanjirije iki ngiki, ese umuntu yakomeje kuba mu murongo w'Imana? Ntabwo ariko byagenze, ahubwo icyabayeho ni uko umuntu yagiye kure y'Imana. Rero binyuze mu ijambo ry'Imana, Imana yifuje kongera kurema umuntu ku nshuro ya kabiri, kurema umuntu bundi bushya, kandi nta bundi buryo ikoresha butari ijambo ryayo. Uyu ni umwanya mwiza, ni ikibuga cyiza Imana idushyizeho kugira ngo twumve icyo ivugira mu ijambo ryayo kandi tugihe agaciro. Kubera iki? Turi mu gihe tugomba guha ijambo ry'Imana agaciro kuruta ibindi bintu byose, aho buri kintu cyose ugiye gukora ugomba kubanza kwibaza niba gihuje n'ijambo ry'Imana, rikaba ari ryo rihinduka umunzani, rikaba ari ryo rihinduka igipimo cya buri kintu cyose ukora, uvuga ndetse n'icyo utekereza. Tugiye rero gukomeza ibyigisho byacu bifite insanganyamatsiko ivuga itegeko ryo kurarama, kandi twabonye yuko ibyo bisobanuye ko Imana yifuza ko tuvana ibitekerezo byacu ku isi imaze kuzura akajagari, tugahanga amaso aho dushobora kubonera agakiza ku mukiza wacu ugiye kuza vuba bidatinze. Tito igice cya 2:13 hatubwira ngo iki? Haratubwira ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ese waba witeguye kuzamusanganira? Hari icyo rero bisaba. Birasaba yuko wicisha bugufi muri iki gihe, kandi ijambo ry'Imana igihe rivuzwe ugaca bugufi ukumva iyo ivuga iri mu ijuru. Reka rero uyu munsi dukomeze ibyigisho byacu. Uyu munsi turiga icyigisho kivuga urubanza kagenzuzi. Turiga icyigisho kivuga ngo urubanza kagenzuzi. Ariko mbere yuko twinjira muri cyo, reka mbanze basomera amagambo ari mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, kuri paje yaho ya 274. Hari amagambo nifuza kubamenyesha, nifuza kubasomera kuri iyi nsanganyamatsiko yagutse dufite ivuga ngo itegeko ryo kurarama. Ntabwo ari icyifuzo cya Yesu, kuko ngo ntabwo byagarukira aho ngaho, ahubwo ni icyo Imana idusaba. Niba kidakozwe, kwica itegeko ry'Imana bizana urupfu, nk'uko Adamu na Eva igihe bakoraga icyaha nta kindi bari bikururiye ni urupfu. Niri rero n'itegeko Yesu yatanze muri Luka 21:18, ati nimuramuka mubonye ibyo bibaye muzubura imitwe yanyu. Ndagira ngo babwire yuko ibyo yari amaze kuvuga aho ngaho byari byinshi, kandi nusoma amagambo abanziriza uwo murongo urasanga byose uyu munsi nta na kimwe ari byo duhagazemo. Byumvikane ko ni igihe tubonye cyiza cyo kubahiriza no kumvira itegeko ry'Imana nk'uko yari duhaye. Ariko se twabikora dutwe? Paje 274 mu gitabo cy'Abahanuzi n'Abami haranditse ngo ubuhanuzi ndiho ukomeye yatanze mu ijambo rye bugenda buhuriza amapfundo ku mugozi w'uruhererekane rw'ibibaho uhereye mu gihe cyashize, mu bihe bizira iherezo, kugeza mu bihe bidashira mu gihe kizaza. Butubwira kandi ubwo buhanuzi aho tugeze uyu munsi mu rukurikirane rw'ibihe ndetse n'ibyo twakitega bizabaho mu gihe kigiye kuza. Kugeza uyu munsi iby'ubuhanuzi bwavuze byose ko bizaba byanditswe ku mpapuro z'amateka, kandi dushobora kumenya tudashidikanya ko ibitari byaba nabyo bizasohora byose nk'uko bigomba gukurikirana. Muri iki gihe ibimenyetso by'ibihe bigaragaza ko duhagaze ku itangiriro ry'ibintu bikomeye. Muri iki gihe ibimenyetso bidasanzwe,
ibimenyetso by'ibi biragaragaza ko duhagaze ku itangiriro ry'ibintu bikomeye. Muri iyi si yacu ibintu byose hatavuyemo na kimwe, aha haranditse ngo biri kwivumbagatanya. Mbese ibi wabishidikanyaho? Itegereze ahakuzengurutse. Ubuhanuzi Umukiza yahanuye bwerekeye ibintu bizabanziza kugaruka kwe burasohorera imbere yacu tubureba. Ndibwira ko ibi atari ibintu bisaba kubisesengura cyane, kuko amaso yawe arabyirebera. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Igihe turimo ni igihe cy'ibintu biteye ubwoba ku bariho uyu munsi kandi bose. Abami n'abatware aribo bari mu myanya ikomeye ndetse n'iy'ubuyobozi, abagabo n'abagore batekereza bo mu nzego zose, abo bose bahanze amaso yabo ku biri kuba ahadukikije. Mu gihe rero isi iri muri ibyo ngibyo byo kwitegereza ahadukikije, ndetse isi ikaba ihangayikishijwe n'ibiri kubaho, hari ikindi kintu kiri kubera mu ijuru dukwiriye nanone kugaruraho ibitekerezo byacu, kandi ndifuza ko muri ibi byigisho buri wese aza kukizirikana. Urubanza kagenzuzi ni icyigisho tuziga mu migabane ibiri. Umugabane wa mbere niho tugiye guheraho, aho tugiye kwibanda cyane ku byavuzwe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, tukabihuza n'igihe duhagazemo. Reka rero dusenga Imana. Mana nziza, muremyi kandi mucunguzi wacu, tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo urubanza kagenzuzi. Mu isi niba hari ikintu gitera abantu ubwoba, ni igihe bahawe konvokasiyo, aho basabwa kwitaba urukiko. Mana, mu ijuru ijambo ryawe ryerekana yuko hari urukiko, kandi ko ruri gusuzuma idosiye ya buri muntu wese. Turagusabye ngo udusobanurire aya magambo, kandi bisoze utwumvishije n'icyo twakora kugira ngo tuzahagarare tudatsinzwe. Ubidusobanurire mu izina rya Yesu, amen. Reka tunyarukire mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, urubanza kagenzuzi. Ese amakuru yerekeranye n'urubanza niki ibyanditswe byera byatubwiraho? Daniyeli igice cyaho cya 7. Daniyeli 7, ndasoma mpereye ku murongo wa 9. Haranditse ngo nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami. Nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami. Kuki Daniyeli avuze ngo nkomeza kwitegereza? Yari amaze kwerekwa iby'inyamaswa enye ziteye ubwoba kandi zidasangiye ubwoba. Bityo rero ku iherezo ry'icyo izo nyamaswa zashushanyaga, hari ikintu Daniyeli yeretswe akomeje kwitegereza. Nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriye intebe z'ubwami, haza umukuru nyir'ibihe byose aricara. Imyambaro ye yeraga nka shelegi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Murongo wa 10. Imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza, baramukoreraga, kandi inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Nguru urukiko rwo mu ijuru, aho imanza z'abantu bose batuye ku isi zigomba gucibwa. Byumvikane ko nubwo turi mu isi, buri wese akwiriye kuzirikana ko imibereho abayeho, amahitamo agira, byose mu ijuru biri gusuzumwa, kandi biri kugenzurwa akantu ku kandi, kugira ngo harebwe abantu biteguye gusanganira Kristo vuba ku bicu byo mu ijuru. Aha rero turahabona urubanza, kandi iyo usomye mu gice cya 7 n'ubundi cyo kigitabo umurongo wa 26, ushobora kwibaza ngo mbese uru rubanza rwatangiye ryari? Ibi dusomye byatangiye ryari? Umurongo wa 26 haranditse ngo hanyuma urubanza ruzashingwa. Iyo havuzwe hanyuma, ubwo biba bidusaba kubanziriza hejuru kugira ngo turebe ngo mbese ni hanyuma y'ibiki, ni hanyuma y'iki cyabayeho, aho tugomba kurebera gushingwa k'urubanza ni hanyuma y'iki. 25 umurongo wo hejuru yawo
aha tubwira yuko hari umwami uzavuga ibyo kugomera ibisumba byose kandi akarenganya abera bisumba byose. Ibi rero nta handi byerekana, nta handi bitunga agatoki, ni ku bupapa bw'i Roma, kandi azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ibi nta bandi byaregwa, nta bandi byerekezaho, ni ku bupapa. Nibwo bwahinduye amategeko y'Imana, nibwo bwahinduye ibyategetswe buranabisira ibanga. Rero azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira, hanyuma urubanza ruzashingwa. Ndagira ngo mbabwire ngo urubanza rugomba gushakirwa hanyuma y'ubu buhanuzi buvuzwa aha ngaha bw'ibihe, bw'igihe, ibihe ndetse n'igice cy'igihe. Ibi rero dushobora kongera kubibona muri Daniyeli. Kubera iki ubu butumwa butagomba kubwirizwa mbere? Byari byaravuzwe biranasobanurwa. Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 7 haranditse ngo, mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi, atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'imoso kw'ijuru, numva arahira yihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenye, mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ikindi muri ibyo ni iki? Aransubiza ati, igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanyishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Aha rero ushobora kwibaza ngo mbese mu buryo bugaragara, mu buryo ijambo ry'Imana ribiduhishuriramo, igihe cy'imperuka cyatangiye ryari? Cyagombaga gushakirwa ku iherezo ry'ibihe, igihe, ibihe n'igice cy'igihe. Ibyo rero nta handi byerekezaga. Iyo mvugo n'ubundi yongeye gukoreshwa yerekanwa nk'iminsi 1260, kuko igihe bivuze umwaka mu mvugo ya gihanuzi, ibihe bikagira imyaka 2, igice cy'igihe n'amezi 6. Ibyo n'indi mibare nifuza kwinjiramo cyane. Icyakora ku bantu bize ibyigisho by'ubuturo bwera, nkuko twabibonye mu nsanganyamatsiko y'amavuna yabanjirije aya ngaya, wenda bashobora kuba barabyumvishe neza ibyerekeranye iminsi 2300. Rero ku iherezo ry'iminsi 1260, ubwo no kuvuga ngo ni iminsi yashize, ni imyaka yamaze itorero ry'i Roma rirenganya mu buryo budasanzwe abanamba kukuri, ribica, ribatoteza, kugeza ubwo umukiza ubwe mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 14 yavuze amagambo akomeye cyane yerekeza kuri ako karengane, agaragaza yuko iyo iminsi yako itaza kugabanywa hatajya kurokoka n'umuntu n'umwe. Matayo 24 handitse ngo iki? Haranditse ngo 24 umurongo wa 21, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi 22 iyo yaba itagabanyijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Urumva ko Yesu yavuze ngo ntabwo yavuze ngo iyo minsi yagabanyijweho cyangwa se iri kugabanywaho, ahubwo izagabanywaho. Byari ibintu byagombaga kuzaba. Rero nshuti, mu gihe turimo tureba iby'uru rubanza, icyo nshaka kuvuga ni uko rutagombaga kuba mbere y'uko iyi minsi y'akarengane yo gutotezwa yatangiye mu mwaka wa 538 nyuma ya Kristo, kuko nibwo ubupapa bwabonye imbaraga ndetse bwiganzura ubutegetsi bwose bwariho ku isi, bityo bugira ububasha kuri buri muntu wese ugaragaje yuko adahuza nabwo, batangira kubatoteza, batangira kubarenganya mu buryo bukomeye cyane. Byatangiye mu buryo bweruye muri 538 nyuma ya Kristo. Ubwo rero byumvikane ko ufashe iyo myaka 1260, kubera iki? Byari iminsi 1260 cyangwa se amezi 42 cyangwa igihe, ibihe n'igice cy'igihe. Ariko mu mvugo ya gihanuzi nkuko tubisoma muri Ezekiyeli igice cya 4:6 cyangwa se kubara 14:34, aho hose herekana ko mu mvugo ya gihanuzi umunsi uhwanye n'umwaka. Ntabwo ayo masomo yose turi buyasomere kuko ijambo ry'Imana ribitubwira. Umunsi uhwanye n'umwaka.
Bityo rero byari iminsi 1260 igiye guhinduka imyaka 1260. Iyo rero ufashe uwo mwaka ukawongera kuri 538 biragenda bikagera mu cya 798. Ubwo mu bundi buryo nibwo ubupapa bwabaye nk'ubutakaje imbaraga zabwo zo kurenganya no kugira ububasha kuri buri muntu wese. Ibyo nabyo ni ubundi buhanuzi. Ariko icyo nashaka kubabwira, mbere y'umwaka w'1798 nyuma ya Kristo, ntabwo ubutumwa bubwira abantu iby'urubanza bwagomba kubwirwa abantu mu mbaraga, kubera ko igihe cyabwo cyari kitaragera. Yagomba kubaho nyuma. Twabonye muri Daniyeli igice cyaho cya 7:26 ngo hanyuma urubanza ruzashingwa. Twabonye ko ari hanyuma y'akarengane kakozwe n'ubupapa katangiye mu 538 kugeza mu cya 798. Hanyuma mu gihe muri Daniyeli 12 ho hatweretse yuko ari naryo tangiriro ry'iminsi y'imperuka. Byumvikane ko mu gihe isi yinjiye mu gika gisoza nibwo isi yagomba kubwirwa iby'urubanza rw'Imana. Ngira ngo ibi bintu tugomba kubyumva neza. Bityo mu iherezo ry'umwaka wa 1798 hari ubutumwa Imana yagomba guhagurutsa abandi bantu bose harimo na Daniyeli batari barigeze bumva. Niyo mpamvu uyu munsi wowe ugize amahirwe nangize amahirwe yo kubisobanukirwa. Imana yarabiduhishuriye mu ijambo ryayo. Daniyeli yifuje kubimenya, Imana yambwira ngo igendere Daniyeli, ibyo ntabwo bikureba, bifite abo bireba. Rero abo bireba ni twebwe, ni wowe, ni ngewe turimo tuganira. Biratureba cyane, tugomba kubyitaho, tukita kuri ubu butumwa bw'urubanza, kubera ko iyo usomye mu gitabo cy'intambara ikomeye, intambara ikomeye icyigisho cya 20 kitubwira ngo ikanguka rikomeye mu by'idini. Icyigisho cya 20 mu gitabo cy'intambara ikomeye, igitabo n'uyu munsi nkirarikira abantu kwiga bashyizeho umwete, bashyizeho imbaraga mu rwego ruri hejuru cyane, bakagiha umwanya, kuko kibitse amakuru menshi atureba twebwe abariho muri iki gihe gisoza amateka y'isi. Ikanguka rikomeye mu by'idini. Aha handitse ngo iki? Kuri paje ya 257 haranditse ngo ubutumwa bujyanye n'iby'urubanza bushingiye ku gusohora k'ubwo buhanuzi, kandi ntibwashoboraga kwamamazwa iki gihe kitari cyagera. Ntabwo bwashoboraga kwamamazwa iki gihe kitari cyagera. Ariko kandi umuhanuzi avuga yuko mu bihe by'imperuka benshi bazajajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Intumwa Pawulo yaburiye itorero kudategereza kugaruka kwa Kristo mu gihe cye. Intumwa Pawulo yaburiye itorero kudategereza kugaruka kwa Kristo mu gihe cye. Yaravuze ati, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa, ntidushobora kwitega kugaruka kwa Kristo mbere y'uko habaho ubuhakanyi bukomeye n'igihe kirekire cy'ubutegetsi bw'ubunyabugome. Umunyabugome wiswe nanone kari amayoberane y'ubugome, umwana wo kurimbuka, ndetse na wa mugome byerekeza ku butegetsi bwa papa aribwo bwagombaga gutegeka mu gihe cy'imyaka 1260 nk'uko byari byaravuzwe n'ubuhanuzi. Icyo gihe rero cyarangiye mu mwaka wa 798. Kugaruka kwa Kristo ntikwashoboraga kubaho mbere y'icyo gihe. Pawulo atanga umuburo uwe ukumvikana mu gihe cyose cy'ubukristo kugeza mu mwaka wa 798. Nyuma y'icyo gihe rero niho ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo bugomba kwamamazwa. Aha rero niho nashaka yuko usobanukirwa. Ndagira ngo nkwibutse ko ubu turi mu mugabane wa mbere, niyo mpamvu nkurarikira no kuzakurikira umugabane ukurikiyeho. Ese ubutumwa koko bwari ubuhe? Bwagomba kurarikira isi iki? Ibyahishuwe igice cyaho cya 14, ibyahishuwe igice cya 14 tugiye gusoma ubutumwa bw'abamarayika batatu, ariko turasoma ibya marayika wa mbere, ibindi byo tuzabireba mu minsi iri imbere. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngabubwira bari mu isi, kandi nawe uri mu isi, bo mu mahanga yose n'iryacu ririmo, n'imiryango yose
wawurimo, n'indimi zose n'ikinyarwanda kirimo, n'amoko yose, bivuze ngo hatavuyemo n'umwe. Avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze. Reka mbabwire, ubu ni ubutumwa butagomba kubwirizwa mbere y'umwaka wa 1798. Ubutumwa buteguriza abantu iby'urubanza rwegereje, kuko bwagomba gutangira mu gihe kiri imbere gatoya. Nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubu butumwa Daniyeli yari kubwiriza. Ku Badivantiste tuzi cyane umugorozi witwa Martin Luther w'Umudage. Ubu nawe ntiyabashaka kububwiriza, tubisoma mu ntambara ikomeye. Ahanditse ngo page 258, nta butumwa nk'ubwo bwigeze bubwirizwa mu myaka ya mbere y'icyo gihe. Nk'uko twabibonye, ntabwo Pawulo yabubwirije, yerekeje abavandimwe be kugaruka kwa Kristo mu gihe kiri imbere. Abagorozi nabo ntibigeze babubwiriza. Bivuze ngo muri iyi minsi ubutumwa buhari ni ubutumwa n'abagorozi batabwirije, kandi harimo na Martin Luther. Ndaje mbibasomere. Abagorozi nabo ntibigeze babubwiriza. Martin Luther yashyiraga urubanza mu myaka 300 nyuma y'igihe yari ariho. Ibi bintu biratangaje. Luther yabayeho mu mwaka wa 518 nibwo yatangiye kugaragara cyane. Ngo yashyiraga ibi bintu, narabisomye kandi mu byigisho bibanza bivuga ibya Martin Luther, ko yashyiraga iby'urubanza mu myaka 300 iri imbere. Biratangaje kuko urubanza rwatangiye mu 884. Uyu mugabo yari afite umwuka w'Imana witwa Martin Luther, ariko nawe ubwo bugorozi ntabwo ubwo butumwa bw'iby'urubanza yabubwirije, ariko hari abandi Imana yahagurukije kugira ngo babwirize ubwo butumwa. Nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Aha hari ubutumwa burarikira abantu kubaha no kuramya umuremyi, kuko igihe cyo gucira urubanza abantu gisohoye. Bivuze ngo ni igihe ijuru ryose ryicaye kandi riri kwitegereza abantu bose bari ku isi uko baramya, abasenga uko basenga, abizera ibyo bizera. Ibyo byose biri gushyirwa ku munzani, kandi ijambo ry'Imana niba ritabyejeje ngo ribihereze umugisha, n'abo mu ijuru ntabwo bazabyeza. Rero ushobora kwibaza ngo mbese igihe ubwo butumwa bwatangira kubwirizwa bwabwirijwe n'abandi? Niba Luther atarabubwirije, abagorozi bandi ntibabubwirize, ndetse na Daniyeli akaba atarigeze asobanukirwa ibyabwo, none ni bande babubwirije? Ushobora kubyibaza. Iyo dusomye mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri page yaho ya 267, intambara ikomeye page 267, aha tuhabona uburyo Imana yahagurukije ababwiriza batandukanye, kandi muri abo babwiriza bose Imana yabahaye insanganyamatsiko yo kubwiriza abantu iby'urubanza rwegereje, bababwira kwihana ibyaha byabo ndetse no kwishingikiriza kuri Kristo gusa. Ku ikubitiro, uwitwa William Mirage n'itsinda bari hamwe batangiye kubwiriza ubutumwa bubwira abantu ngo nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Impande zose humvikanaga ubuhamya bukora ku mitima, hakumvikana ubutumwa buburira abanyabyaha, bubwira ab'isi ndetse n'abagize itorero guhunga umujinya wenda gutera. Nk'uko Yohana Umubatiza wabaye integuza ya Kristo yagenje, ababwiriza bageraga intorezo ku bishyitsi by'ibiti, maze bakingingira abantu bose kwera imbuto zikwiriye abihanye. Ubwo aho ni nyuma y'icya 798. Imiburo yabo ikomeye yari ihabanye cyane n'imvugo yo guhumuriza abantu ko hari amahoro n'umutuzo yumvikaniraga ku ruhimbi rw'ababwiriza ba rubanda, kandi ahubwo ubutumwa bwabwirizwaga hose bwakoraga abantu ku mutima. Ubuhamya bworoheje kandi butazuyaje butaziguye bw'ibyanditswe bwageraga ku bantu binyuze mu mbaraga ya Mwuka Muziranenge. Bwari bufite kwemeza abantu ku buryo bake cyane gusa ari bo binangiraga. Abigisha b'ikirenga mu by'iyobokamana bakuwe mu mutekano udafite ishingiro bari barimo, babonye gusubira inyuma kwabo, ugusaya mu by'isi no kutizera, ubwibone no kwikanyiza byabo. Benshi bahereye ko bashaka Uwiteka bafite kwihana no kwicisha bugufi umutima. Bavandimwe, ibi bintu nawe nibyo usabwa. Imitima yabo yari imaze igihe kirekire iziritswe ku by'isi, noneho bayerekeje mu ijuru. Iyi ni ingaruka y'ubutumwa bwa Marika wa mbere. Mwubahe Imana muyihimbaze.
ntabwo abantu baba bashaka kwiyumanganya. Umwuka w'Imana yabajeho, maze kubw'imitima imenetse kandi yigaruriwe n'Imana, bafatanyiriza hamwe gutera hejuru bagira bati, mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Bene data, iki cyigisho uyu mugabane wa mbere wari ugendereye cyane kwerekana igihe urubanza rwatangiriye ubutumwa bw'urubanza bwatangiriye n'abagombaga kububwiriza. Ndagira ngo mbabwire yuko batangiye kubibwiriza uhereye mu cya 798. ubwo butumwa bwaratangiye bubwirizwa mu myaka itari myinshi, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3, tubona iby'urugi rukinguye kandi nta ubasha kurukinga. Aho Imana ari ikinguriye ubwo butumwa mu gihe mbere bwari bukinzwe, abantu batabasha kubusobanukirwa, ariko Imana urwo rugi rukingura kandi irarikira abantu kwita kuri ubwo butumwa. Rero bagomba kwita ku rubanza rwari rwegereje. Nubwo ababubwirije bari bazi yuko bari kubwira abantu ngo nibitegure Kristo ari hafi, ariko ibyo nabyo byari umugambi w'Imana kugira ngo abantu imitima yabo yongere kugaruka kuri Kristo kandi bitegure guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu badatsinzwe. Ndagira ngo mbabwire ngo ubu urwo rubanza rwaratangiye. Tuzabireba mu cyigisho kivuga umunsi muremure nk'uwa Yosuwa, aho tuzareba ibyerekeranye n'urwo rubanza nyirizina ruri kubera mu ijuru, aho tuzasobanukirwa muri urwo rubanza n'iki nanone Kristo ari kwifuza gukorera abantu bose bemera guca bugufi imbere y'Imana. Rero Imana itugirire neza, Imana igushoboze gusobanukirwa no kwita kuri uku kuri kudasanzwe Imana yahishuye muri iki gihe. Tumenye yuko hari urubanza, aho ibyawe aho ibyanjye biri kugenzuranwa ubwitonzi, bityo bigire iherezo. Dusaba Imana ngo Mana dufashe kandi ushyire iherezo ku ngoma ikugomera iri mu mitima yacu. Imana rero ibigushoboze kandi guha umugisha, kandi ndetse ndakurarikira icyigisho kizakurikiraho, aho tuzasesengurira hamwe noneho ibigendanye n'urubanza nyirizina. Imana izabigushoboze kandi nanjye Imana ibinshoboze mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Urakoze Muremyi wacu, udusobanuriye neza yuko ubutumwa bw'urubanza bwatangiye mu cya 798. Mbere yaho nibwo bashaka kubwirizwa, kandi wari utanze imyaka igera kuri 45 yo kubwiriza ubwo butumwa bumenyesha abantu iby'urubanza rwegereje. Kandi koko tubonye yuko iyo mbuto yabibwe yeze umusaruro, abantu barihana bicisha bugufi. Njye n'umuvandimwe tumaze kwigana iki cyigisho, natwe dushoboze guca bugufi ubwo tuzirikana yuko hari urubanza ruri kubera mu ijuru. Tuzirikane ko ibyacu biri kwigwaho, tuzirikane ko biri gusuzumwa, dushoboze guhagarara tudatsinzwe mu izina rya Yesu, amen. Como